intege nke zose Imana irazibabarira, irazihanganira, ariko ibyaha by'ibigambirirano ukitora ugasebya umuntu, ukamwambika ibara, ukamwandagaza ubishaka, ibyo mvuze biba mu barokore, ukamuvuga nabi ubigambiriye. Nakijwe muri 86. Icyo gihe iyo umuntu yagusuraga wahita umuzanira Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, hanyuma ukamwakira, hanyuma akakubwira iri kumufasha, mugasengera ibyifuzo biri muri ako gace, hanyuma akagenda. Ariko ubu wakira mwene data agahita abwira ngo pasiteri nta kigenda, umuyobozi wa korali Gikuzimu akakuroga, yahakikisha ko upfuye agahita ajya kuroga abandi. Bene abo bashitsi Imana ijya ibibarinda, abashitsi bene abo Imana ibibabarinde, kubera ko ntabwo ari abantu beza. Niyo mpamvu navuze ngo intege nke tugira, intege nke twese Imana iratugwaza, ariko ibyaha byo tujye tugerageza tumenye ko nubiba imbuto mbi, amaherezo uzayisarura. Hanyuma rero tugaruke ku ihumure ryacu, guhumurizwa n'Uwiteka. Yesaya yahanuriye Abisirayeli bari mu bunyage, bari bakeneye ihumure ry'Imana mu by'ukuri. Ntekereza ko Yesaya ntiyandikiye abo gusa, natwe yaratwandikiye. Amen. Kuki bagiye mu bunyage? Kuki Abisirayeli bagiye mu bunyage? Kuki bagiye? Muribuka ko bigeze kuba muri Egiputa imyaka 430. Murabyibuka? Muribuka ko bajya mu bunyage bw'imyaka 70 bwari bubaye ubwa kabiri. Nimbona kanya ndababwira ubundi bamaze mu imyaka 1800, hafi na 900. Abisirayeli babaye muri Egiputa imyaka 430 bazize akantu kamwe gusa, akantu kamwe. Imana yabwiye Aburahamu, irambwira ngo najye gutamba ibitambo, buri nyamaswa yose ayicemo kabiri, hanyuma ageze ku ntungura n'inuma byarabyihorera. Kandi Imana yaramubwiye kumva isezerano ryo hagati yawe n'Imana byari amaraso. Ageze ku nyene yakase nini, into arazihorera. Yirirwa gwana n'inkongoro, bigeze ku kirengazuba arasinzira. Asinzira inkongoro zitarasubira mu byari. Ngo Imana yaje kuza, yari yasinziriye, arakanguka ngo yagize ubwoba bwinshi. Imana yamubwiye ati umva rero Aburahamu, ngewe nawe turi inshuti, ntabwo naguha, ariko urubyaro rwawe ruzakorera abandi bantu imyaka 400, hanyuma nzabakuzaho amaboko akomeye. Shiro, come on, nagira ngo mbabaze, niba ibitotsi by'amasaha 2 cyangwa 3 bivunjwa umuvumo w'imyaka 430, waguha fagitire y'intege nkumazemo igihe. Nico cyatumye bajya muri Egiputa. Ibitotsi gusa bya Aburahamu, yagomba gutarama kugeza igihe Imana izira. Murabizi ko Imana yaduhamagariye gutaramira ubugingo kugeza igihe impanda izavuga. Uzi ko ari abantu basinziriye bagatangira kwitwara uko babyumva kandi impanda itaravuga. Uzi ko ari abantu babana n'Imana ari uko bageze mu rusengero, hirya y'urusengero ntibuke ko yanakijijwe. Hari umuntu umwe yambwije ukuri, yambwira ati ngewe iyo nsohotse irembo ntabwo nibuka ko mfite urugo, hanyuma iyo ninjiye mu marembo ntaje nibwo nibuka ko ndi umumama. Hari n'abandi rero basohotse uriya muryango batibuka ko ari abarokore. Kandi ikosa twakoze nk'abashumba, twigishije abantu kuza mu rusengero, ntitwababwira ko n'abari urusengero inyuma y'urusengero. Bityo bitwara neza iyo baje mu rusengero, ariko hirya y'urusengero bibagirwa ko nabo ari inzu y'Uwiteka. Iyo uzi kuri urusengero rw'Imana, ibintu utavugira hano ntuzabivugire iwawe, ibintu utavugira hano ntuzabivugire mu cyumba uko batakureba, ntuzabivugire mu isoko. Niba hano utatinyuka kubaho ubuzima bwanduye tukureba, n'ahandi ntuzabubeho, kubera ko impanda izavuga idutunguye. Ahari ntabwo izavuga ku cyumweru, ushobora kuzavuga undi munsi. Dukwiye kubaho ubuzima bwejejwe. Muzi ikintu cyagoye mu myaka irenze 100 cyagoranye mu Rwanda,
ni uguhuza ibyo tuvuga n'ibyo dukora. Ibi bintu by'Imana turabizi kubyigisha no kubiririmba, tugendana amabibiriya menshi, wenda bazi indimi zirenze rumwe, baba bafite na bibiriya nyinshi iwabo, ariko birakwiye ko ibyo tuzi mu mutwe bimanuka mu mutima hanyuma bikajya mu butaka. Abisirayeli ikintu bakundira, ikintu cyose bo bari muri Judaism, ntabwo bizera Kristo, ariko nubwo bakiri mu isezerano rya kera, ikintu cyose Bibiliya ivuga barakikwereka ku butaka. Iyo bavuze ngo Isirayeli uzajya uhage, bahinga ku buso bungana na 30% y'igihugu cyabo, ahandi hose ni ubutayu, barajya bagahaga, bagasagurira Uburayi na Amerika. Niko Imana yavuze bazajya bahage. Iyo bavuze ngo uzaba umutwe ntuzaba umurizo, n'abambere mu gisirikare, n'abambere mu butasi, n'abambere mu ikoranabuhanga, n'abambere mu buhinzi, ibintu byose ku isi n'abambere. Iyo Amerika igeraho 60% bikora Isirayeli. Imana yavuze ko bazaba umutwe. Iyo bavuze ngo imiryango yawe izahora ikinguye ku manywa na nijoro, bakira ba mukerarugendo 4 miliyoni ku butaka bakinguye, mu mazi hakinguye, no mu kirere hakinguye. Reka mbabwize ukuri, mubona ibi bintu byaratumariye iki? Mbabwize ukuri, imyaka irenze 100 bivugwa hano, amadini ariyongera buri munsi, urumogi ntirugabanuka mu rubyiruko, utubare tuzamuka buri gihe. Ibi bintu mubona byaratumariye kubera iki? Tubifite mu mutwe, tubizi no mu mpapuro, ariko ntibisa n'ubuzima bwacu. Niba ushaka ko ijambo ry'Imana rizana impinduka, ni witoze kuryinjiza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba rivuga gutanga, bigerageze, basi bigerageze. Uzi ko umuntu ashimira Imana ngo yahawe, kandi bivuga ko umugisha ari gutanga. Umunsi umwe narindi muri Qatar, hanyuma barambwira ngo iki gihugu ntigifite umukene n'umwe. Ndabwira murambisha, ku isi ni bwa mbere mbyumvisha igihugu kitagira umukene n'umwe. Barambwira ati ni ukuri, nta mukene n'umwe tugira. Noneho ngira amatsiko, shakisha impamvu yatumye igihugu cyose, abene igihugu bose nta mukene bagira. Muzi ikintu bakoze? N'abayisilamu 99.9%, ariko uzibanga ryabo bafashe amahame meza, niko Korani yanditse ubusanzwe, bafashe amahame meza ya Bibiliya bayinjiza mu buzima bwabo, Imana ibaha umugisha. Ibintu Imana yavuze ubyubashe, waba ukijijwe cyangwa udakijijwe, umugisha uraza. Kubera ko principe hahoze ari ku manywa, ubu bwije. Ni ihame, nta muntu ukomeye nzi ku isi yavuga ngo ubwo nkomeye ndategetse ni habe ku manywa, ntawe urabaho. Kubera ko ni ihame Imana yashizeho. None tubure kuzura umwuka wera no gusa na Yesu, tubure ububyutse no guhinduka, byibuze tubure n'umugisha basi Imana yavuze. Ubundi ijambo ngiye kuvuga ni ryantege nke, ariko ndashaka kurivuga. Nutaba umukiranutsi basi uzaba imfura. Nutaba umukiranutsi basi uzaba imfura. Kubera ko iyo uri imfura ntugora abandi, si byose? Mu gihe utaraba umukiranutsi, ngo ube umuntu w'umukiranutsi cyane, basi banira abandi neza, wigora abandi. Ubundi nyanibaza, hano tubamara amasaha nk'abiri, ubundi umuntu unanirwa kubana n'abandi mu masaha 2, abo babana ntibagowe. Gerageza wige kubana n'abandi neza. Abisirayeli nico bazize ibitotsi bya Aburahamu, bajya mu bunyage bw'imyaka 400. Nyuma y'imyaka 400 Imana ibakuza y'amaboko akomeye, ariko kuko Imana ariyo kwizegwa, kuco ivuze isanga izabaha igihugu nk'uko yabivuze, ariko ibanyuza mu mwiherero w'imyaka 40 mu butayu. Hari imishinga 2 ikomeye muri Bibiliya, n'uwo gukura Abisirayeli muri Egiputa, n'uwo gucungura itorero. Iyi 2 yose ijya gusa. Mwibuke ko nituva inaha tuzaririmba indirimbo ya Mose n'iy'umwana w'intama, kuko ni ibintu 2 bikomeye. Icyo nagira ngo mbabwire, muri uyu mwiherero banyuzemwo w'imyaka 40, ubundi iyo uvuye muri Egiputa ugaca mu misozi ya Sinayi ugahita uzamuka i Gaza, ni urugendo rw'ibyumweru nka 3 cyangwa ukwezi ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu.
ntabwo Imana yashimye kubanyuza aho ngaho, oya, yabanyujije mu nzira y'ibizigu atari uko ibanga. Nagira ngo mbabwire, abantu benshi mu rusengero banze Imana banga n'ababahanuriye, ariko hagati y'ibyo Imana ikubwiye no kubisohoza harimo umwiherero. Nimunkondane, ni pasiteri wanyu yantumiye kandi arabizi ko ibi ari byo mvuga. Hagati yo guhanurirwa no kubisohozwa Imana igira imyiherero. Kubera iki? Imana ntiyakora ikosa yo kuguha amafaranga itaraguha imbaraga zitegeka amafaranga, twahava tugusenga. Imana ntiyaguha icyubahiro itaraguha imbaraga zo gutegeka ubwibone bukubamo, wahava usaba ko natwe tugusenga. Kubera ko ibintu itanga ari iby'ubumana kandi ikabikunda ubugingo bwawe kurutaho, izabanza iguha imbaraga z'ubugingo zituma ubyitwaramo neza. Umuririmbyi yaririmbye ngo ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro, iteka aramfata. Ikintu dufite kidasa n'icy'abandi, turusha abandi bantu, ni ubugingo buhoraho twakiriye. Nayo imodoka, nta modoka ya mbere uzagura mu Rwanda ata wundi muntu atunze. Nta nzu zubaka zitarubakwa. Hanyuma kuko ubushakashatsi bukomeza kugwira, hazavuka n'izindi ziruta iyawe kuba nziza. Ni iki gitandukanya iby'Imana iduha n'iby'abandi? Ni ubuhamya buherekeje iby'Imana yakoze. Iyo ushobora guhagarara hano ukavuga ati ndashima Imana, ndashima Imana, ibyo nagezeho nabigejejweho n'Imana, nta manyanga ahari, iba ari ishimwe ryuzuye ku Mana, kubera ko ni Imana yavuze igasohoza. Ikibazo rero, ufite imbaraga z'umutima, wubatse neza mu bice bitatu, umwuka, ubugingo n'umubiri, ku buryo yabiguha ugakomeza kuyiramya. Mu myaka mike maze nkijijwe, nabonye abantu Imana yasubije. Nzabagabo twasenganye bakenye, batagira na rasiyo mu rugo, Imana ibagirira neza cyane, hanyuma baheruka mu rusengero ubwo bamwe baritukuje ate n'abakongomani. Ukibaza ni gute umuntu agira udufaranga utuhese wakabyara dukeye, agahita atangira mbese yagusuza, akaba afite ifunguzo mu ntoke na telefone, ukabona afite iseseme. Shaka muzi gukira, mukomeze mukire simbabujije. Imana yakoze mu mutima wawe, ukwigushira hejuru ni kurushaho kwicisha bugufi, kurushaho guca bugufi. Ngenza abashumba bene wacu bamwe ujya gusaba randevu akaguha amezi 6. Agoreka mbabaza, ubu mu mezi 6 ushaka kwiyahura waba utariyahura? Amezi 6 ushaka kwatura waba utaratura? Waba utarapfa? Ariko kubera ko nyene bamukomeye mu mashi agahita yumva akomeye, nyene ni umuntu kumubona biba bigoye. Rwanda rufite ibibazo byinshi. Yabanyujije mu mwiherero mu butayu atari ukwibanga, kugira ngo ibanze ibanganyeho amahage. Yesu yaravuze ngo ishami ryera imbuto ajyanganyeho amahage yayo, kugira ngo rirusheho kwera imbuto. Umuririmbyi yaririmbye ngo ingeso za wa mubi zihora zishaka kubyuka, uzice uzirimbure pe, mpore nihariwe n'ibya Yesu. Hari ukuntu Imana ibanza kutwanganyaho ibyo bintu byose kugira ngo tube umwihariko, mbuzi Kinyarwanda, tube umutungo wayo, tube abantu yihariye ku buryo tutamusangira n'iby'isi. Pawulo yaravuze ngo iby'isi mbireba bibambye nabyo bikambona mbambye. Ni gute? Nagira ngo dufatanye kubitekerezaho. Ni gute Imana yaduha iby'isi byinshi ariko ubugingo bwacu kabugumana? Impungenge Imana ifite nizo. Mu mutungo w'Imana harimo ibirenze ibyo mwifuza mu buzima, ariko impungenge ifite nizo, ishobora kuzakugumana yabiguhaye. Muzi ibibazo dufite ukuntu ari byinshi. Icambere nta discipline. None se niba ushobora kumara amasahane ku mbuga nkoranyambaga, telefone yawe uyimpaye nabikwereka, kuva mu gitondo iminota wakoresheje kuri screen yabikwereka. Niba ushobora kumara amasahane ku mbuga nkoranyambaga udashobora gusenga iminota 30, ubwo uzava nk'umukristo ameze gute? Niba udashobora gupfukama
ngo usengere urugo rwawe n'ejo hazaza n'abazagukomokaho, byibuze ngo umare igihe usabana n'Imana. Ariko umara umwanya munini ku mbuga nkoranyambaga, uzava nk'umukristo ameze gute? Discipline ni ikintu gikomeye, ntimurabona abantu bajya kwiyarurira agakora umusozi, isosi ikagenda imeneka ku nkweto. Ukibaza uyu muntu nibwo bwa mbere abonye ibiryo, ni waba arajya ahubwo afite ikirarane mu mutwe. Yarurira inzara yo mu bwana, kubera ko niba utarabasha kugira discipline byibuze ku biryo, ubwo uzagira discipline wabaye umukire noneho. Ikindi nagira ngo mbabwire gikomeye, waguha iby'isi byose akabikwandikaho ntibyatuma ubabarira uwaguhemukiye, ahubwo wamuhitana. Wafata iby'isi byose akabikwandika bikaba ibyabo, ntibyagukiza ingesi imwe yakunaniye, ahubwo zahita zikuba nyinshi. Muri ibi bice bitatu, umwuka, ubugingo n'umubiri, hose hakeneye ihumure. Dukwiye guhumurizwa muri ibyo bice byose, tukaba abantu bafite equilibre. Nyamara n'abantu basenga akibagirwa ko afite urugo, cyangwa se akajya gushaka amafaranga akibagirwa ko urugo ruhari, cyangwa se akajya mu rugo akibagirwa ko hano haba amateraniro. Dukwiye kubaho ubuzima bufite equilibre: umwuka, ubugingo n'umubiri, urugo, gusenga n'akazi. Abisirayeli bamaze imyaka 40 mu butayu. Icyakora nagira ngo mbabwire, muri uyu mwiherero hari ibimenyetso bigaragaza ko ari Imana yawukujyanyemo. Hari ikintu abakristo bananiwe gutandukanya: n'ibigeragezo biva kuri Satani, ku Mana no ku miterere yabo. Ikigeragezo washizwemwo n'Imana ishaka kuguhindura muri kamere yawe, iriyaranje ikagutungisha amano. Ntabwo upfa. Ushobora kutagura umufuka w'umuceri ukagura ikiro cy'umuceri, kandi nawe uba wari umuceri. Ushobora kutagira imyenda 100 ukagira umwe, ariko ukabunyuzwa. Hari ukuntu Imana ibigenza mu gihe kirimo kugutunganiriza kuzinjira i Kanani. Nababwiye ngo mu mishinga 2 yari ikomeye, umwe n'uwo gucungura abantu, undi n'uwo gukura Abisirayeli muri Egiputa. Kuko Imana yari izi neza ko bazanyura mu butayu bushuha kugera hejuru ya dogere 40-45, ku manywa yababera inkingi y'igicu kugira ngo ubushuhe butabica. Hanyuma kuko izi ko nijoro hakonja kugera munsi ya 0, nijoro yababera inkingi y'umuriro kugira ngo ibamare imbeho, nanone ibamurikira urugendo rudahagarara. Agakweto bambitse umwana yavutse, ikirenge carakura n'agakweto kagakura. Mu myaka 40 ntibigeze bahindura inkweto. Kubera kubaha itorero ryo mu butayu, urutare rwameze amabuye, amaguru rurabakurikira. Nibwo bwa mbere ibuye ryagenze n'amaguru, kubera kubaha itorero ryo mu butayu. Nahoze ntekereza, Imana ni inyabwenge, muyihe icyubahiro agahora. Mutekereze abantu bageze kuri 2.5 miliyoni. Iyo Imana ibaha ibitoke bidahasa, nayahe makamyo yari kubyikorera? Ibishingwe bari kubibika he? Muzi n'amafaranga y'ibishingwe uko ngana. Ariko mu bumana bwayo, Bibiliya ivuga muri Zaburi ngo yabahaye ku masaka yo mu ijuru, ibakorera umutsima witwa manu. Kugera uyu munsi ntawe uramenya igisobanuro ca manu. Manu nayo yari Imana. Manu yari Kristo. Ibaha umutsima mwiza witwa manu, batarushe, batabyikoreye, badatetse, kuko mu butayu nta nkwi zari zihari. Ariko buri munsi bitotombera manu. Niba hari ikintu cyababaje Imana, n'abantu bitotombeye umutsima watetswe n'Imana. Abahanga muri teolojiya baravuga ngo ni nkaho Imana, ni nkaho umupapa mukuru yaba afite abana bato, hanyuma agafata ibiryo biri ku isahani ye agaha umwana akamusigira. Ntekereza ko ibyo bintu binezeza abana. Imana yafashe ku biryo byayo byo mu ijuru ibihaho Abisirayeli, ariko bitotombera Mana. Umva nkubwiza ukuri, nushaka uzasenga iminsi 600, igihe ukiri mu butayu utozwa kubaha Imana, ikigeragezo ntigishobora kuvaho utarahinduka uko uteye, kubera ko ni inyungu z'ubugingo bwawe. Kanani ni ahantu hatunganye, ntabwo yakwinjizayo ugifite imyumvire y'imyaka 400 yo muri Egiputa.
uzi ko bifuza tungurusumu, bakifuza amadegede, bakifuza n'inyama, babibahaga babakubise ariko bakabyifuza. Uzi ko bagambiriye inshuro nyinshi zo gusubira muri Egiputa, ariko Imana nigira politike muyimera icubahiro. Urabona, ntiyahisemo kubacisha muri ya misozi hamwe nababwiye, yafunguye inyanja itukura irabambutsa, bararirimba yego, ihita irafunga. Ubwo igihe cyose bari batekereje gusubira muri Egiputa, ninde ari kubambutsa inyanja? Erega Imana yarakuzanye, wemera kuza, warakoze. Ariko ari ibintu bitapfa gushoboka. We warakoze kuza, Imana ishimwe. Ibintu wamenyeye aha nta handi hantu uzabikwiza ngo byemere. Uzanywa inzoga wumve bitagukwira, uzajya gusambana ntibikujyohere, ibintu byose ntibishoboka. Nta munezero nk'uwabise wakongera kubona waranyuze hano, ntabwo byashoboka. Isi ntuzayikwigwamo, ahubwo inama nakugira, ba muri Kristo niho heza gusa. Hanyuma nyuma y'umwiherero ugiye gusoza, Imana ikora amasezerano nabo. Amasezerano iravuga ngo nimumara kujya mukabyibuha, mukubaka amazu mukayabamo, muzirinde, ntimuzibagire Imana yabatungiye mu butayu imyaka uko ari 40. Kibabaje. Bagezeyo basanga icyo Imana yavuze kiri ukuri, kandi kugeza uyu munsi Imana nticuza ikintu yavuze. Inka zo muri Isirayeli imwe ikamwa amaritiro make 60. Ni igihugu cy'amata n'ubu. Barajya bagahaga baba mu butayu, kubera ko niko Imana yavuze. Icyo Imana yavuze ntikicuza. Hanyuma bageze i Kanani basanga hari umwero, bagahinga imyaka 6, wa karindwi wagomba kuba isabato, nabo bakawiyongeza bagahinga. Bisha amasabato imyaka 400. Umugwa mukuru wari Shilo, niho Samweli yabaga, ni naho Eli yabaga. Hanyuma bica amasabato imyaka 400, nibyo byavunjwa mu igihano cy'imyaka 70. Abahanuzi bakaza bagati nyamara uku kuntu mwitwara muzabizira. Bagati mubyihore, umwero waraje. Ibuka nge ninjira mu Rwanda naje 1996. Igihugu ntabwo cyasaga neza cyane pe. Turashimira leta, bakoze akazi gakomeye kuba dufite igihugu cyiza isi yose yigiraho, n'umugisha ukomeye. Iki gihugu nyene ntabwo cyasaga neza, kuko cyari kivuye muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Hanyuma sinshaka kuvuga ku gihugu, iyo urebye igihugu uko gisa, ukizi ico gihe tubona icubahiro cy'Imana, uhita ubona umurimo Imana yakoze, kuba dufite ubuyobozi bwiza, igihugu gisa nk'uko gisa. Ariko nanone biratangaje kuba abantu ico gihe barabakene, abantu nzi barabakene bamwe. Imana yagiye ibaha umugisha, uko izahura igihugu, uko ihumuriza igihugu, niko yagiye ihumuriza n'abantu bamwe na bamwe, sibyo? Ndavuga abantu bari bafite ubukene bukabije, bari babayeho ubuzima butari bwiza, igenda ibazamura. Ibaze umuntu yavuye hahandi hamwe tuzi, agahita yitura Imana kunywa inzoga. Ati nta muntu w'umugabo yaba hatanywa wayini. Koko ubu akaba yirwa mu dukobwa ahinduranya. Umwero watangira kuboneka, ubonye Kanani yeze imeze neza, ugahita ubona umugore wawe ashaje. Ariko abantu muzi gukira. Ugahita ubona umugabo wawe atazi kuvuga Igifaransa neza n'Icyongereza. Ugahita ubona hari ukuntu mutajyanye kubera ko wicarana na runaka, hari ukuntu ukorana inama na runaka, hari ahantu ugeze, cyangwa ni wowe winjiza menshi mu rugo. Nimumara kujya mukabyibuha mw'abantu, mukubaka amazu mukayabamo, Imana izakomeza ihabwa icubahiro. Imana niyo kwizerwa kubyivuze, ntabwo ibyicuza, ahubwo ikibazo abantu ifitiye impungenge ni twebwe kubera ko umuntu wese yibagirwa vuba. Iyo umuntu amaze iminsi birashonje, yakwemeza ko kuva avuka atararya, kandi iyo amaze iminsi birahaza, nabwo yakwemeza ko atigeze asonza. Umuntu niko ameze.
niyo mpamvu bisaba imbaraga zo kuba imbere yayo buri gihe ukabibwira ati mwami nanone wongere ushimwe, n'uyu munsi nawo ushimwe. Umunsi umwe nagiye mu Abayahudi. Abayahudi barakize cyane ni abakire cyane. Hanyuma njya mu isabato yabo, tujya ku meza, nyuma yaho mbona nyine bazanye umugati bawusiga umunyu, umugabo arawusengera, ni nka kuriya dukora igaburo ryera. Hanyuma bajya ku meza baririmba zaburi, barafungura. Kuwa gatanu nimugoroba biba binejeje, nibwo ushobora gusobanukirwa Yesaya yanditse. Ntabwo bashobora kubikorera mu bunyage. Noneho ndababaza abantu babahegwe nk'amwe, ni gute muza buri wa gatanu gushima Imana? Barandeba baravuga ngo ni Imana iduha kweza mu butayu hanyuma ikaduha umutsima. Ntabwo twasuzugura Imana ibitanga. Iyo Umwisirayeli yahinze akeza, ibyera mbere byose ntabwo abijya, nibyo mu nzu y'Imana. Ibyo hagati nibye, ibyera nyuma nibyo abakene. Ntasubirayo, abakene nibo baza kubisarura. Ariko twebwe tujya ibyacu n'iby'Imana n'iby'abakene. Abantu bose Imana yahaye umugisha, bamenye ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Imfubyi zose zararaziriye, abapfakazi bose bakubakiwe, ariko n'iby'abakene turabijya. Kubera iki? Ntituzi icyo Imana yakoze mu buzima bwacu. Rata wowe numara kujya ukabyibuha, ukubaka amazu ukayabamo, Imana ikaguha amahirwe yo kwinjira muri Kanani, Imana izakomeze kuba iya mbere. Uzi umuntu ukuntu ari mubi? Uzi ko Abisirayeli bageze muri Egiputa baragiye muri bwa bunyage bw'imyaka 70. Hari igihe twumva ubunyage kubera ko bamwe twahungiye Burundi, abandi Uganda, abandi Kongo, agiye tugira ngo ni nko kujya Uganda. Wapi? Iyo ukoresheje vore y'indege kuva aho bari batuye kugera aho bagiye ni birometero 2,000. Wari urugendo rw'amezi 4 ku muntu w'umugabo azi kugenda mu butayu. Hari ahantu kure. Namwe imva reka kugira ngo nujya kuri Google ubaze Google aho imva ya Daniel iri, uzayisanga iri Baghdad muri Iraq. Ndebera kuva muri Isirayeli bakabatwara n'amaguru baboshe bapfa bamerewe nabi kugera i Baghdad. Barababaye babantu. Ubunyage bw'imyaka 70 bwari bubabaje, abenshi bapfiriye mu nzira. Hanyuma ibabaje rero bageze nabwo bahise basenga ibigirwamana. Umuntu ni mubi. Noneho icyo gusenga ibigirwamana ubwo n'abapagani bamaramaje. Hari kindi gice c'abahanuzi baje barababwira ngo ni iminsi mike ngo turahita dusubira, ngo imigwano igiye kurangira, ngo hemo tute dusubira i Yerusalemu. Babesha abantu bari mu bunyage. Yeremiya aravuga ati nyamara musabire umugisha bene igihugu, mugerageze muhinge mwororoke, kuko Imana yavuze ko ari imyaka 70. Niba hari ikintu kimwe duhanganye naco kiremereye ndaza kukivugaho ni ubuyobe. Ubuyobe nico kintu kibi kiruta ibindi bintu byose. Muri Matayo 24 yaravuze ngo mwirinde atagira umuntu bayobya. Ubuyobe yabugarutse inshuro nyinshi mu bimenyetso bizagaragaza ko agiye kugaruka. Hanyuma Yesaya kigihe abahanurira ihumure yavuze ko bazataha, Imana ikongera kubaha igihugu kinejeje, igihugu gitunganye, abasaza bakongera kugaragara mu bukwe, urubyiruko rukabyina mu mihanda ya Yerusalemu, abantu bakongera kwishimira igihugu ikabubaka. Ngira ngo ubuhanuzi bwa Yesaya bwasohoye kabiri. Bwasohoye ico gihe, ariko nanone ejo bundi mu 1948 bwarongeye burasohora. Imana ibasubiza igihugu, baravuye ku ikarita y'isi. Nagira mbabwire ko kuri uyu mugoroba dukeneye ihumure. Nagerageje gutekereza ibintu 10 gusa dukeneye mu ihumure. Icambere, kubera ko umuryango uriho urasenyuka, abantu benshi bakeneye ihumure. Mu muryango niho hantu Imana yashaka ko umuntu abonera agaciro, urukundo, kubahwa, kwigirira icyizere, kubaho udafite ubwoba bw'ejo hazaza, kubaho utekanye. Aho hantu niho umuntu amenyera uwo ari we, impano ye n'umuhamagaro. Ariko aho mvuze mu muryango habaye isoko y'ibikomere, habaye isoko y'umubabaro, abantu benshi bababariye mu muryango.
dufite abantu benshi bakomeretse kubera ibibazo bahuye nabyo mu muryango. Abantu bafite ikibazo cy'ingo zigoranye, ntabwo mbabwire ko Imana ishobora kubahumuriza namwe. Urubyiruko rwinshi rusigaye waranze gushaka kubera iki? Atekereza ibyo yumva cyangwa ibyo abonesha amaso, akavuga ati gushaka ntibiri ngombwa, kubera ko mu muryango bimeze nabi. Muri Amerika 48% n'abadivorce. Swede 50% ya population n'abadivorce. Ukraine igeze kuri 75% y'abadivorce. Portugal igeze kuri 95% ya divorce. Sinshaka kuvuga imibare ubwo mpereye ku bihugu bikomeye. Swede mu minsi ishize yatoye itegeko ko abana bo muri nursery bareba pornography, kandi bemerewe no kwihinduza igitsina. Iryo tegeko abantu bazi ubwenge barishiraho umukono. N'Ubufaransa nuko. Ahantu turimo kwinjira na ahantu dukeneye ihumure ry'Imana, aho umuntu yumva kubana n'inyamaswa ari byo byiza kuruta kubana n'abantu. Akavuga ati inyamaswa ntizanesha umutwe. Niba hari ikintu kigenda hama miliyoni n'amamiliyoni, n'amafaranga bagaburira imbwa n'ipusi. Kubera ko Satani ari hararimbura ubumuntu, twebwe kubera ntidukanuye, ntituri maso, itoro ntabwo rizi icyo rikwiriye gukora, ntabwo tuzi ko Satani arimo kurimbura ubumuntu. Ibintu byose Imana yavuze mu itangira igice cya mbere n'icya kabiri, Imana irimo kubirimbura, Satani arimo kubirimbura ashizeho umwete. Nyamara abantu b'Imana ntabwo bakangutse, ntabwo bazi icyo gukora. Kubw'umuryango dukeneye ihumure. Imana ihumuriza imiryango, haba ahantu heza ho kuruhukira, haba ahantu umuntu yataha yumva yishimye kuko hari ihumure. Icya kabiri dukeneye mu ihumure ni ihungabana ritewe n'ibikomere abantu bagendana. Ibitaro by'Indera umwaka ushize cyangwa wabanjirije sinibuka neza, abantu 100,000 bagiye kwivuza Indera. Ibitaro bimwe mu gihugu, kandi Kigali twese ntabwo twari twagiye kwa muganga. Ntekereza ko iyo badupima twese bari gusanga turengaho. Ibitaro bimwe by'Indera byakiriye abantu 100,000. Ubushakashatsi bwa 2018 bugaragaza ko iyo ubonye abanyarwanda 10 bari hamwe, 3 bose baba bafite ikibazo. Abahanga bamaze kubarura ingwara 1000 zijyanye no mu mutwe. Hari igihe umuntu usanga agendana nk'eshanu. Ngiye hari abantu nabohotseho, abantu batwara imodoka nabi mu muhanda, uzi ko umuntu atukana yafunze n'ibirahuri, akagutuka ukabona yashizemo umwete kandi akagutuka utumva. Abantu bamwe nababohotseho ikibazo cyo mu mutwe kimeze nabi. Abantu bagendana ihumure, bagendana agahinda gakabije, bakeneye ihumure. Ibikomere bimeze nabi. Iyo umuntu yakomeretse hari amagi 4 mu bwonko ahita ameneka, ni nk'ugutera ibuye mu cyari ahita ahinduka umureti. Igi rya mbere ni amahitamo, igi rya kabiri ni ibyishimo. Dufite abantu mu rusengero baseka ari uko bibagiwe gusa, ukabona ntibimurebe byo guseka, kwibaza uyu muntu yageze aho Imana itangira ibyishimo kuko adaseka. Nyene ihumure ntiragera hahandi, ntabuze ibiryo ariko hari ahantu hakeneye Yesu, nta byishimo. Igi rya gatatu ni imibanire n'abandi. Nubona umuntu ugoye kubana, ntuzamucire urubanza, uzibaza inkomoko yabyo. Hari igihe aba yanyuze mu bintu hanyuma iryo gira ikameneka. Igi rya kane ni ukureba kure. Ntushobora kugira icyerekezo kirambye, ntushobora gutekereza kure warahuye n'ihungabana. Hari ibintu nka 6 cyangwa 7 biba ku mutima. Iyo umutima ukomeretse ukoresha umuntu ibyaha, byinjiza abadayimoni, bitera ingwara, umuntu atakaza, ntaba akimenya ngo ndinde naremewe iki, niye impano mfite, nuwe muhamagaro wanjye. Amahitamo arapfa, hanyuma icyerekezo niyerekwa nabyo birapfa. Sinshaka kuvuga ku bikomere, ariko kubw'ibikomere bamwe bagiriye mu muryango, muri sosiyete, mu byaremwe, Imana iduhumuriza. Icya gatatu dukeneye mu ihumure
icya mbere ni umuryango, icya kabiri ni ibikomere twatewe no guhungabana, icya gatatu ni crise economique. Covid yagushije ibintu byose hasi, hanyuma haba ubukene bukabije ku isi. Itangiye koroha Uburusiya bugwana na Ukraine. Kuva icyo gihe ibiciro birikuba ku masoko, ibintu birenze uko twese twabitekereza. Nta n'umuntu n'umwe ku isi abifiteho control, habe n'umwe, nta n'uzi aho bizagarukira. Imana nyiri humure ihumuriza abantu bayo. Nagira ngo mbabwire inkuru nziza. Mu ijuru nta crise economique yabayeyo. Abantu bari batunzwe n'ibiva mu ijuru bazakomeza kubaho, ndabizi neza, kubera ko no muri Covid bimeze nabi. Nzabantu Imana yahaye umugisha. Amen. Nzabantu Dawidi yavuze neza ngo antegurira ameza mu maso y'abanzi banjye, yansize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ntimuhanga amaso crise economique, ntuhanga amaso Uburusiya na Ukraine, hanga amaso mu ijuru. Imana izi ko izakugenza, ejo hawe hazaza hafitwe n'Imana mu maboko. Ntabwo tuzi icyo iminsi izanye, tuzinanye n'Imana itegeka iminsi. Nujya no gusenga ntukajya ubwira Imana ko ufite ikigeragezo giteye ubwoba, ahubwo nurebana n'ikigeragezo ujye ukibwira ko ufite Imana ishobora byose. Dawidi igihe yagiye kurwana na Goliyati yaravuze ngo uje kuntera witwaje icumu, nibi wambaye ibyuma, ariko iyo tuvuze Goliyati mu bice bivuze, yapima metero 3 ujya hejuru. Yari afite igituza gikwiza hafi metero 2. Yari yambaye ikoti ry'ibyuma ripima ibiro 70, udashizemwo ibindi byose yambaye ku mubiri. Uwo muntu yari ateye ubwoba. Dawidi karakana k'imyaka 16 katigeze mu gisirikare n'ijoro rimwe. Hanyuma arebye Goliyati amenya ko atakebwe. Iyo ni password. Umuntu utagira Imana muri we, ubundi umutinya gute? Ibimenyetso bizagendana n'abizera. Bazirukana abadayimoni, bazafata inzoka, bazanywa icisha n'ingire icyo kibatwara na hato, bazavuga indimi. Na Imana iba mu ruhande rw'abantu bayo. Hanyuma abwira Goliyati, aramubwira ngo uyu munsi ngiye kukwica ngo uce umutwe, nkugabura ibisiga byo ku gasozi, isi yose iramenya. Naratangaye pe! Ni gute umwana w'imyaka 16 afite umutima wagutse ukwigwa mu isi yose? Siko dufite abantu na Kigali yose idakwigwamo. Ariko ubundi reka mbabaza, tubwizanye ukuri, twibwize ukuri. Hangi ibintu usaba Imana nibyo kumara iki? Ibintu urimo gusaba Imana bizamara iki? Cyo kunezeza irari ryawe kugira ngo werekane ko nawe utwara imodoka, ko nawe utagikodesha, nibyo nta cubahiro cy'Imana kirimo. Igihe Ana yajyaga gusenga yaravuze ngo numpa umwana nzamukugarurira abo wawe iteka ryose. Imana isanga ikeneye umutambyi, Ana nawe akeneye umwana. Iyo icyifuzo cyawe kirimo inyungu z'Imana ntizareka kubikora. Igihe ugambiriye ko izina ry'Imana rizubaho ku isi, igihe ibiganza byawe bizariramwo imfubyi n'abapfakazi, igihe uzita ku banyamubabaro, igihe uzazamura abo wasize hasi, Imana ntizareka kugusubiza. Ariko kubera ihungabana y'ibyo twanyuzemo kera, urashaka ngo ubemeze se wakabyara we. Ubemeze se wakabyara we. Yana ntabwo dukwiye gutega ubwoba na crise economique. Imana ifite uko izatugenza. Cya kane ni intambara zihari ku isi yose n'abahitanwa nazo. Agahwa kari ku wundi karahandurika. Hano hakurya y'umupaka, hano hakurya muri Kongo, intambara imeze nabi. Abantu barimo kurara mu mashamba. Abantu bibuka imvura y'9 nirimo kubanyagira. Kuko bitari iwacu, rimwe rimwe hagiye tutumva uburemere bwabyo. Nidufata akanya ko gupfukama, twibuke ko ari abantu, ari impinja zirimo kunyagirirwa mu ishamba.
ntabwo niriwe nkora imibare, namwe muri abanyabwenge mujye kuri Google murebe abantu bahitanwa n'intambara ku isi uko bangana. Ntabwo intambara Ukraine irahari, Ethiopia bimaze iminsi bimeze nabi, mu isi hari intambara ahantu henshi. Nujyama ukabona ugize amahirwe yo kuryama ugasinzira wiko ko abandi baraye mu gihuru. Imana ikeneye gutanga ihumure, ntaco bacumuye ku Mana. Wenda na politike nta nubwo bakina politike, n'abaturage bihingiraga, ariko ubu bimeze. Imana itanga ihumure. Icya gatanu ni indwara ziyongera buri gihe. Abantu benshi bafite inkuru mbi, ujya kwa muganga ukavuga ngo bagusanzemo. Ibintu barimo gusanga mu bantu biteye ubwoba. Kanseri irimo kuzamuka kuruta sida. Abantu barimo kwicwa na stroke ku buryo buteye ubwoba kubera imibabaro myinshi iri muri bo. Hari indwara ziteye ubwoba kuruta uko umuntu yabitekereza. Abantu basanzemo rero, abantu bafite ibyo babasanzemo, nagira ngo nkubwire ko Yesu atakiza ibyaha gusa, akiza ibikomere, akiza n'indwara. Umuntu umwe yarampamagaye, mushumba, umuntu yarampamagaye arambwira ngo ariko rero abakozi Imana namwe ubu nta kigenda, ngo umupfakazi ngo bari bagiye kumutwarira abana ngo ajye kureba Elisa, aramubwira ngo naje gutira ntatire bike ngo hanyuma asukemo amavuta ngo bitabira kunda. Ngo none ubu ngo ntabwo mubikitubwira ngo bikunde. Imana iduha amaboko yasengera indwara zigakira, kubera ko kwa muganga baragerageza ariko hari zo batakiza. Bakubwira ati genda wihangane, ahasigaye naho Imana. Aho Imana ni itorero ukwiye guhagarara. Mu bimenyetso bizagendana n'abizera, bazarambika ibiganza ku bagwaye bakire. Nagenya numva ningaye, nkumva ndababaye. Uzi ko dusengera umugwayi tukamukubita bire mu mutwe ntakire. Bana muhondaguje Bibiliya pe. Imana yaduhaye kwizera indwara zigakira. Ko abantu barimo kubasangamo ibintu biteye ubwoba, imitima, kanseri, diabete n'ibindi. Nagira nguhumurize rata, ubwo gihumeka Imana yacafite ikindi yakora. Icya gatandatu ni ibyaha bisha byaduka kubera ikoranabuhanga. Uzi kuba wicaye muri sari wawe, umugabo wawe cyangwa umugore wagahugira muri telefone akavugana nabo hirya y'urugo adashobora kuganira nabo, communication igapfa burundu. Kandi ibyo bijyanye n'ibindi byaha bijyanye n'ikoranabuhanga. Hari ibyaha kera bitari bizwi, ikoranabuhanga ryashize hanze. Kare twabuzaga umuhungu n'umukobwa ngo ntibagasambane, tukababuza guhagarara munsi y'itara ryazimye cyangwa ku miyenzi kera ikihaba. Ariko ubu umuntu asambana n'umuntu ari muri Amerika kuri video call batahuye bose bakarangiza. Hari ibyaha bisha byinshi birimo kwaduka kubera ikoranabuhanga. Abantu bakeneye ihumure, bakeneye guhumurizwa. Niba telefone Imana yaguhaye iri gutuma urugo rwawe rusenyuka, gerageza uha agaciro umuryango wawe, kubera ko ntimureba umuryango ntabwo tuwitaho cyane. Ariko nagira ngo nkwibutse, nubwo hari ikigwara gikomeye uzagaruka mu muryango. Kazi nikarangira ugiye mu kiruko cy'izabukuru uzagaruka mu muryango. Icubahiro cyose ufite gishize uzagaruka mu muryango. Umva ikibabaje rero, uzagaruka gusarura aho utabibye. Uzashaka ko bagukunda, uzashaka ko bakugwaza, uzashaka ko bakwitaho, ntabyo wigeze uba. Cyo genda bizi ko bizagorana kandi bizakubabaza. Niyo mpamvu ukwiye gukora ibishoboka ukahubaka nk'ahantu uzasazira. Cya karindwi gituma dukeneye ububyutse, dukeneye ihumure, n'intege nke z'itorero. Uramutse umpagaritse ukambaza ngo nubwo wambyutsa saa 9 y'ijoro ukabaza ngo itorero ryo mu Rwanda rifite ububyutse, nakubwira ngo ntabwo, turabutegereje ariko ntabwo.
kandi buri torero ryose rivutse ryitirira ububyutse. Tuje gutangira ububyutse buratangiye, nategereje n'ubu ndacategereje, cyakora ndacarimo gusenga. Ndabizi neza Imana nimpa umugisha mbere y'uko mpfa, Imana izampe kongera kubona ububyutse. Hari ibimenyetso bigaragaza ububyutse. Nubona itorero rikundana, ukabona bihana gato na kanini, ukabona ubumwe muri bene data, ukabona abantu basangira ibyabo, ukabona abantu bashakana Imana umwete, uzamenye ko ububyutse butangiye kuza. Ariko nubona dukora ubukwe, umukire yakora ubukwe twese tukaba duhari, umukene yabukora akabutaha wenyine, nta bubyutse buhari. Umukene yabyaye arihemba, umukire yabyaye twese turamuhemba, nta bubyutse. Mu bubyutse barasenga, basangira ibyabo, bibuka urupfu rw'umwami, bakita ku kumva ijambo ry'Imana. Imana iduha ububyutse. Niba umubare w'amatorero uzamuka, ibyaha ntibigabanuke muri sosiyete, nta bubyutse buhari. Itara iyo ryatse umwijima urahunga, ntabwo bidisikita, nta mpaka bijya. Umunsi itara ry'Imana ryatse umwijima uzahunga. Niba mubona ubutinganyi buzamuka, ibyaha bizamuka uko bishatse, ni abusanse y'umuco, nta tara ryaka, kuko ntabwo byabangikanywa. Ntabwo ubutinganyi bwabangikanywa n'ububyutse, ntabwo bishoboka. Ntabwo ubusinzi bwabangikanywa n'ububyutse, kubera abusanse y'itara umwijima uriho uradutera. Niba bitabateye ubwoba, njye narabyaye mfite abahungu 2, ndabizi ko waba warabyaye umuhungu, warabyaye umukobwa, ndabigeraho mu kanya. Itorero, Imana itugarurira ububyutse, Imana ihumuriza itorero, dukure mu bunyage, duhagarare mu mwanya ukwiriye. Cya 8 nicyo naringiye kuvuga, ni uburere bw'abana. Umuntu umwe w'inshuti yanjye yambwiye inkuru ibabaje. Yarambwiye ngo umuhungu wanjye w'imyaka 13 ngo afite umufiyanse, ngo kandi yamuzanye ngo barararana mu rugo, unabateguriye icyumba. Ndavuga koko Mana, uri umukristo arasenga? Avuga ati Desire wabyihoreye, ko mu Rwanda mugifite amahirwe menshi. Avuga ati twebwe hano iyo tugize Imana tugasanga atari umutinganya, byibuze ashobora kugira ibitekerezo ku kindi gitsina badahuje igitsina, dushima Imana. Ababyeyi bari hano bumva ico mvuze, hano aho muturiye muzi, ndabizi ko mubyumva ico mvuze. Beneda, mu bintu bihangayikishije harimo uburere bw'abana. Aho ukora ibishoboka byose, hanyuma umwana akagira amahitamwo utatekereza ko ashobora kugira. Imana ihumuriza ababyeyi, Imana ihumuriza imiryango. Uburere bw'abana bumeze nabi, dukeneye ihumure. Aho usanga umwana yambaye amahereni 30 ku mubiri, yisize amabara 15 mu maso, finalima abakundiriye. Icyacenda ndashaka gusoza. Icyacenda ni ubuyobe mu bizera. Itorero rikeneye ihumure kubera ko ubuyobe buri kuzamuka ku kigero giteye ubwoba. Yicaye ku musozi wa Elayono, bamubajije ibigiye kuba bigaragaza ko agiye kugaruka, yaravuze ngo mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Ubuyobe numva nababwiye ko nakijwe 8-6, nagiye mbona buzamuka gake gake, ibintu bigatangira ari ubwami bw'Imana, ukabona bijemwe inyungu. Abatangiye bafite umutima w'ubwami bw'Imana bagatangira gupfa inyungu. Nigeze kubona report ya RGB bavuga ngo birababaza ukuntu ngo bamara umwanya munini bakemura impaka z'amadini kandi bagomba no gukora akazi ka leta. Manza RGB nawe yarumiwe, ibintu yumva ntibivugika, biteye ubwoba. Ibaza abashumba 2 bananiwe kumvikana, bagiye kuburana, bapfikise. Si ibyo gusa rero, harimo kuzamuka ubundi buyobe bujyanye n'ubuntu butangaje. Abari hano
bizera ubuntu butangaje, nimuntera amabuye muyabike tuzayubakisha ruye rusengero. Ubuntu butangaje iyo batangira bavuga ubuntu wumva ari byiza, bagahita bagera igihe bakabukatishiriza mu irari rya kamere. Niba ubuntu twagiriwe bukwemerera gusambana no kunywa inzoga no guca inyuma uwo mwashakanye, niba ubuntu wagiriwe bukwemerera ibyo buntu buraciriritse, ni hafi ya nta nubwo urasobanukirwa ubuntu icyo buvuze. Ubuntu buzanira bagakiza abantu bwarabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, butwigisha gusa na Kristo. None wowe buracakubasa ahubwo bukujyana mu bikwangiza, nta buntu wigeze umenya. None ikibabaje abo bantu bigisha, ndabizi ko iyo nyigisho muri uyu mujyi yayobotse urubyiruko rwinshi rwarayiyobotse. Baravuga ngo ntukagire umutima uhana, ntimukagire umutima uhana. Umutima uhana ntukiri ngombwa, wakora ibyo ushatse byose, nta mpamvu yo kugira umutima ugucira urubanza. Murabizi ko amahitamwo aricyo kintu Imana itahaye inyamaswa igaha n'abamarayika. Umuntu wenyine niwe ufite amahitamo. None niba bakubwiye ngo ntukumvire icyo amahitamo yawe agusaba, kwihana no gusa na Yesu, ntibakujyanye ikuzimu ureba. Birababaje ko umuntu ashobora gufata Bibiliya akayisoma ayivugisha ibyo ashaka kwivuga atari ibyo ivuga mu by'ukuri. Ni ubuyobe. Hari ubuyobe bw'ibintu byinshi, sinshaka kwigisha ku buyobe. 10 impamvu dukeneye ihumure ni itotezwa mu bana b'Imana. Iyo tuvuze gutotezwa, ni ibintu byose bigamije gusenya umubiri wa Kristo Yesu. Gutotezwa kw'abizera, umunsi umwe nasuye Kenya, hanyuma banyereka abantu batotejwe Somalia, aho umugore ahitamwo kwakira Kristo, umugabo agafata icyuma akamuca amabere, kavuga ngo amabere yawe ntabwo yanyonkereza abana, uri umukafiri. Iyo ukijwe Somalia ubihisemo ibintu bibiri, gupfa cyangwa kubaho. Iyo ubonye abantu bacitse amaguru, abandi bakuyemo amaso, bari ahantu baramya, akagwara kanseri akarinda apfa, uhita ubona ukuntu abantu batotezwa. Kuba turi mu gihugu kitadutoteza, dusenga imiryango ikinguye, tukwiye kubifata nk'amahirwe twagiriwe. Ntabwo mwakumva ko imitwe y'iterabwoba binjira nka hano bagahita bavuga ati tubahaye amahirwe, abashaka kuba abasilamu mujye ku ruhande hariya, hanyuma abakristo mujye ku ruhande tubice. Imana izatubabare ntibazinjire hano. Tugahita tumenya abasilamu baririmba muri korale, tugahita tumenya abantu twaririmbana atari abakristo. Ibyo ni by'imitwe y'iterabwoba ikora. Mwumvishe ibyabaye Kenya, mwumvishe ibiri nko kuba Nigeria, muzi ibibazo biri muri aka karere kubera imitwe y'iterabwoba. Nta kindi kintu igamije, ni uguhiga bizera. Namaze igihe kinini nkora ivugabutumwa mu Buhindi, nabonye ukuntu abantu b'Imana batotezwa. Hinduism igizwe n'ibintu bitatu, igizwe n'umuco, bigizwe n'idini, bigizwe n'ishaka rya politiki. Ubwo no kuvuga ngo iyo ucitse kimwe ikindi ntugicika. Iyo ukijijwe rero nta kintu na kimwe uba wemerewe. Uhita ufata agahema ukajya kuba mu kazu k'uburushi nk'ahantu. Baje kumfata nyine bamfungira mu mwobo. Ndashima Imana ko nabayeho. Ndanashimira leta yangaruye. Ni ubuntu bw'Imana bwamfashije kugira ngo wanda kwagwe ngo nzakubwire. Nubwo tuvuze gutotezwa iyo kure, ntugire ngo na hano abantu nibatotezwa. None se iyo umuntu yanze gusambana na bosi hanyuma akamwima akazi, ubwo ntabatotejwe? Iyo umugore yizeye umugabo atizera akamuvutsa uburenganzira bumwe na bumwe, kandi constitution yacu yemera gusengera aho ushaka, utekereza ko ntabwo abatotejwe? Hari ubuhamya numvishe ntekereza kuri YouTube, burahari namwe mwarabubonye, bw'umugabo yakijijwe umugore akajyamo kubita buri muzi. Uwo mugabo ni umupasiteri, akajyamo kubita kuko yakijijwe. Kandi kera atarakizwa umugabo niwe yakubita umugore, ariko kuko yakijijwe umugore aramwumvisha koko aramukubita bya bintu. Hari abana batoterezwa mu miryango kubera ko bizeye Kristo cyangwa banze gufatanya n'isi y'umwijima.
nagira ngo mbabwire ko abantu b'Imana bakeneye ihumure. Erega nituvuga gutotezwa ntiwumve ivyo byonyine. None se niba ushobora gusinya ahantu hanyuma ugatahana miliyoni 20 ukabireka kuko uri uwizera, abandi bakayatwara ureba, murumva ari ibintu byoroshe? Muzi ko abantu bagera ku bintu mu buryo butari butagatifu kandi ugahita ugira ngo yabigezeho mu buryo bwiza. Wowe ukabanza kwihangana, ugaca bugufi, ugasenga, mbese ugakora ibishoboka, abandi bari kukuzamukana ureba. Nagira ngo mbabwire ikintu mpagaze ku maguru yanjye abiri mbere y'uko nsoza. Ibyo abandi babonye bahemutse, ibyo abandi babonye basambaniye, ibyo abandi babonye ku nabi, Imana izabiduha ku neza. Ni ukuri kose nushaka umpaho ngo usinyire, ndabizi neza Imana ntiriyenjiste, izagira neza abayikunda. Ni question y'igihe gusa, byaba vuba cyangwa kera, Imana izagira neza abayikunda. Munamisha amaso dusenga. Ushobora kuba umaze gucika intege ukeneye ihumure, uhaguruke dusengana. Ushobora kuba umaze gucika intege uvuga ati nibwije ukuri, nkeneye ihumure. Nkeneye ihumure mu marangamutima, nkeneye ihumure mu mwuka, nkeneye ihumure mu buryo bufatika, nkeneye ihumure. Imana ni Imana nyiri ihumure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu, tukazatanga ihumure twahawe n'Imana. Imana ni Imana nyiri ihumure. Ni ukuri kose uyu mugoroba yaguhamagaye ngo iguhumurize, kugira ngo nawe uzahumuriza abandi, ubaha ihumure wahawe n'Imana. Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Isirayeli, uri Imana nyiri ihumure. Wahumurije Yosefu kwa Potifari, umuhumuriza muri gereza, ariko wari uzi ko azatunga ibihugu 120. Wahumurije Mose ari mu ihema mu butayu, yaretse ibintu byose kugira ngo uzamukuza Abisirayeli muri Egiputa, abajya imbere abayoboye n'inkoni, abageze aho wifuza ko abageze. Wahamagaye aba bagabo n'aba basore, aba mama n'aba papa, wahamagaye aba bantu bari hano muri urusengero kugira ngo duhumurize. Ijambo ryawe riri ukuri, wakuye Abisirayeli muri Egiputa, ntabwo wananirwa kudukura mu byo turimo bibabaje imitima yacu, dukeneye mwihumure. Abagize intege nke zitandukanye twihaniye imbere yawe, udukureho gukiranirwa kwacu, dushoboze kubaho ubuzima buhumurijwe. Umwana w'ikirara yasubiye inyuma, cya gihe yisubiyemo ntabwo yari azi ko yababarirwa, ariko kuko imbabazi z'umubyeyi ari nyinshi, umubyeyi yamubonye akiri kure, ariruka amugwa mu ijosi ngo amuririraho. Umuhungu aramubwira ngo nari narapfuye, maze igihe musangira n'ingurube, mbaho ubuzima bwanduye, natwaye umurage wanjye, singikwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko uwo mubyeyi yarabitse imbabazi nyinshi ziruta iz'umwana yari ategereje. Uwo munsi amwambika impeta, bamwambika ikanzu, bamusubiza inkweto, bamubagira ikimasa, bamukorera umunsi mukuru. Icyampa uwari afite umutima umucira urubanza akumva ijwi ry'ihumure. Umaze igihe agwana n'intege nke, yumva ko amaze no kwirambirwa, akongera kumva Imana imugarutseho, ubuntu bw'Imana bukabana nawe, akongera kumva ahumurijwe n'Imana. Ndagushimiye ko ubasha gufata intege nke ukazihindura imbaraga, gutsindwa kwacu ukabihindura gutsinda, tukaba abatsinzi no kurushaho, tubiheshejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Uyu mugoroba mu butware bw'ijambo ryawe, mu mbaraga z'amaraso n'umusaraba, twingingiye abantu bagwaye. Isezerano ryawe riravuga ko tuzarambika ibiganza ku bagwayi bagakira. Wangwara we, niwumva itegeko ry'Imana, sohoka muri uyu mubiri, sohoka muri uyu mubiri, sohoka muri uyu mubiri. Uyu mubiri n'urusengero rw'Imana, ntufite aho gucumbika. Sohoka, sohoka, aracafite igihe cyo gukorera Imana. Va muri uyu mubiri, azazamuka imisozi avuga ineza y'Imana, ahumuriza abandi. Hari abandi bafite imisozi imbere yabo, wabwiye Zerubabeli ngo si kubw'amaboko, si kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wanyu umusozi uzahinduka ikibaya. Vugana n'iyi misozi. Ezekiyeli yabona amagufa yumye, waramubajije ngo hari ikintu cyavamo, aravuga ngo mwami niwe ubizi. Uramubwira ngo hanura uko utegetswe, uravuga ngo mwamagufa mwe mwumva ijambo ry'Uwiteka.
uyu mugoroba ibibazo bigira amatwi birumva, nibyumva itegeko ry'Imana. Iyi misozi nihinduka ibibaya kubw'umwuka w'Imana. Abafite imisozi imbere yabo bazamuka bibagoye, ihindura ibibaya. Mpumuriza abakwizera, mpumuriza abagukunda. Mu ijuru ndabizi ko babishoboye. Uremera ishimwe mu kanwa k'abana b'Imana. Wubaka ingo ziriho ziragenda nabi, haba ahantu heza ho kuruhukira. Mana, niwubake ingo, niwubake ingo, niwubake ingo, niwubake ingo, abantu baruhuka imitima. Girira neza abagukunda, abafite ibyo bigomwe kubwo kukwizera, bakanga kuguhemukira. Uzabereke ineza yawe, bazabone gukora kwawe n'ubushobozi bwawe. Hari umunsi uzavuga ngo aba nibo bagumanye nanjye, bihangana nanjye mu byo nageragejwe byose. None Data, nubaha ubwami, ntabwo uzaterwa isoni no kwitwa Imana yabo. Ndagushimiye uyu mugoroba wihumure, waduhamagaye ngo uduhumurize. Humuriza abantu bawe Mwami, humuriza itorero, humuriza umubiri wa Kristo, humuriza abakwizeye. Dusengeye akarere k'ibiyaga bigari, izi ntambara zihari nizihagarare mu izina rya Yesu Kristo. Abakongomani bahe kuryama basinzire, bagire iterambere n'ituze n'ihumure, bagirirwe neza n'Imana. Fasha Somalia imaze imyaka, fasha Centrafrica, fasha Ukraine no mu Rusiya. Abakwizera Mwami, nta mipaka washizeho, duhagaze mu butware bw'ijambo ryawe. Humuriza abantu bawe, uca intambara zishire, ugirire neza abagukunda, mu izina rya Kristo Yesu.